umva buretse gatoya rwose umva rake nako sheri umva sheri umva haguruka gatoya twatewe rwose ngwina ariko nabantu bashinzwe ibintu by'umutekano twagize dute narakubwira gukabihakana ahubwo buretse ese sheri wanje telefone washinze we asubwo nkawe buri mu bicyo wicanga muri saro ndimo ndarokanzari cyaswa hangaha nta n'isoni ufite komba n'umufite ivuzi umugabo yagiye kuzana ahangaha ibyo yashaka byose ari uko bifite bivuze ko icyo yakubuza muri cyo yambonyemo ndavuze ngo jya kuronga zira karoti ikindi kandi sindi umukozi ahangaha wagakecure kakagora ariko ubundi nk'iki kigoryi ariko uziko nta n'isoni ugira sinakwihangana gukomeza kujya nsangira umugabo na Lucky ndashaka ikintu icyo ari cyo cyose cyamukura mu nzira wabwiye umugore wawe mutoya se akayashyiramo nako ni indaya wabwiye indaya yawe ukayashyiramo ra ndaguha amafaranga yose ushaka uzazane ba bahungu bawe mu ndangire ziriya nshinzikazi ngo ni bera wowe urumva atari byo mva mubwire ntukagize undabagiraho kijye kubasa umugore wawe mukuru girayo akumiro ni amavunja umva nkubwire murumuna wanjye nuramuka umukojejeho n'urutoki byonyine ukarumutunga gutya nzaruca ndugutekere kandi ururye ariko sheri mfite igitekerezo pe kimeze bite se sheri none se nyine ko mubona tumaze igihe tubana haretse tukajya kwandikisha amasezerano tugasezerana yakoze ko ntawe utaneye n'abahanzi baririmba ngo rurashonga ubu igihe twabaniye dukundanye nta kibazo nta nkomyi urumva ikintu kizashimangira urukundo rwacu ari amasezerano oya ntabwo mvuze ko cyashimangira urukundo rwacu kuko n'ubundi dusanzwe dukundana none ikibazo ni ikiza ariko niyo tugasezerana kuko leta irabisaba gasheri ndabyumva wenda no kuvuga ngo ubuyobozi burabisaba ahubwo burabitegeka nibyo abantu bagomba kubana barasezeranye ariko icyambere n'urukundo umuntu aba afite yundi wenda kubahiriza amategeko aba ari byiza sibyo ariko no kwizera nibyo bya mbere kiko wenda nimba wumva utangiye kugira dute mu rukundo mukunda ariko se sheri kwagira ngo ntabwo byizeye umva urukundo ni rwo rwa mbere kurenza ibindi wenda sinzi ukuntu bifata mu burenganzira bwawe ariko genda mu byo gusezerana twabanza tukabipanga neza tukabyigaho kuko urumva n'ibintu bizasaba amafaranga bigasaba imiryango kandi nawe urabizi ukuntu hano mu rugo bimeze ariko abantu muganishije ibintu muvuga nibyo pe nta kibazo ntacyo bitwaye tugume twibanire gutya icyambere ni urukundo numva se sheri icyambere ni urukundo ni nacyo ngukundira kandi rega nibyo no kuri sheri ubundi se wagize ngo biriya bintu byo kuvuga amasezerano nibyo rwose pe tuba tugomba gukurikiza gahunda za leta kuko kuri iki gihugu kigwa n'abaturage umupaka wenda se n'ibigikikije ariko kikagira n'amategeko yesi n'ubutaka urumva ariko ntabwo ari byo biba byihutirwa cyane nasi twikompurika reka nimba utanyizeye oya nta mpamvu yo kwikompurika ndabizera murabizi ahubwo birenze nuko mubitekereza wumva se oya nawe ndakwemera ariko sheri ndashaka kujya kurwaza Karine kuko nyine murabona yagiye kunyohereza iriya mesaje ababaye pe ubwo se urakomeje sheri ariko se sheri ko wagira ngo birakubabaje kandi n'ukuri nanaberetse mesaje yanyandikiye kandi ngira ngo murabizi muzi neza ko ari mbafata nk'icyitegererezo pe muzi neza ko Karine mufata ni inshuti yanjye magara ni nk'umubyeyi mbega ngira ngo murazi amateka yanjye nawe ndabyumva nyine ntabwo ariko uzagenda da azavuga ngo wenda nako bana nta sheri murakoze cyane n'ubukwe oya nta kibazo numva bakunze kurushaho nari mfite impungenge yuko mutari bubyemere oya nta kibazo nyine urumva se nyine byanshimisha reba bashyira ariko umuntu akiryamyemo wenyine oya ariko nimwihangane kuko ni ubufasha rega natwe twamukenera nta kibazo da nta kibazo kabisa maze nari nzi ko utari seriye nako nari nzi ko utazagenda nzagenda mpaka akize mwebwe nimugire ikibazo ariko nyine ntimuhangayike namara koroherwa nzahita ngaruka
gusa ingoro birambabaje rero buriya ahubwo ngize imana wambwira gatoya nkareba ko byibura bera nawe aza mwabina bituza bya Burahamu tukamarana igihe byibura turyoshye ahubwo waza kumaza y'ukwezi. ariko siko mubaye nk'abaguye mu kantu kandi mumaze kubinyemerera. Umuranzamarayo icyumweru kimwe gusa. None se sheri uzagenda ryari? Nyine sheri nende guteganya ko nagendesha. Nanti kalau itu tadi boleh anda. Mana? Ya, bilang cemisis. Nyine bera. Nari nguhamagaye nyine ngutunga ndabati bya byose hari gihe wambwira ngo turabona nimugoroba cyangwa se ejo. Ariko nyine ikintu kinshimishije cyambere. Nta gaciro umpaye rwose. Sheri. Rego ukunda ntabwo wamubira umwanya. Ntukagira ikibazo kuko ndakunda cyane. Ako sheri hari akabazo gato yadufitanye ariko ntabwo nzi ngo kazakemuka gati. Ako sheri rwose wenda ibibazo bufite ndabyumva pe. Rega naye mba ngifite. Niyo mpamvu guhamagara nkubwo ati ndagukeneye byihutirwa ntabwo mba mpumeka. Urumva uzi ko byonyine nsigaye ntekereza kugira ngo ndikurodera nka bya imashini bya gorira. Guhumeka simba mpumeka neza tutari kumwe. Kandi ubwo waje nanjye nkaba mpari. Ndizera ko uyu munsi umva uraza kugenda ikibazo cyose ufite gikemutse. Sheri tugira ngo hari ikindi kibazo ndimo ndavuga. Ibibazo byo tuzajya duhora duhurira mu muhanda buri munsi abantu b'abasirimu nkatwe. Buri munsi iyo musabye kugera iwawe ubona ntazi ukuntu baye. Ese ubona yuko njyewe nakishimira guhora gukundana n'umuntu ntazi ahantu ese ugize nk'ikibazo. Sheri ndashaka kumenya impamvu nyamukuru ituma utanyereka ahantu mbese ngiye kucyuza inkuru ngiye waye ntamenye iwawe cyangwa ntabwo nyizera sheri. Erega sheri njyewe ikibazo ngira ntabwo wenda ari ukwanga kumwereka ahubwo nyine mbana na mushiki wanjye mutoya ugasanga rimwe na rimwe nyine kubera ko mufata nk'aho akiri umwana nyine simba nshaka kumwereka nyine ibintu byo kuba ndi mu bantu b'abahungu n'abakobwa cyane ko nanjye mba mbimubuze. Gusa nyine kugira ngo bizice umubano wacu ubwo nta kundi ndaza kureba uburyo iki kibazo ngikemura ku buryo uri buze kunyurwa nanjye kandi nkumva nyine nta mbogamizi mfite. Wow sheri songa se wewe. Oya nta kibazo sheri. Ni kiso wambura. Ako sheri. Gusa ariko nabwo. Ako se nabwo bera ni mwemerera kuza mu rugo akazabona nk'ibitenge cyangwa se nk'amakanzu yarakibura azabyakira utera ntazahita amenya ko ari umugore wanjye. Ariko se nabwo ko nababwiye ko mfite mushiki wanjye apo ndumva ahubwo nabikoze neza. Sheri ko umuntu usiye gutekereza ibintu byinshi cyane ariko njye ari ikibazo kimwe nibajije. Ubundi urankangisha mushiki wawe ngo mushiki wawe bikingorere ngo ibiki n'ibiki simbyumva. Mushiki wawe ni ugufatira umwanzuro kireka nimba uzi ko utankunda uhitemo nimba ari ukugera iwawe cyangwa uragumana na mushiki wawe. Uje kunkangisha ngo mushiki wawe ese ubundi aguhitiramo umugeni cyangwa uri warandebye ubona ndi mubi ubona yuko ndi umukobwa atakemera ukabona n'ubwo mushiki wawe atashimye mu gihe ukimbwira yuko ukinkunda ugomba kunyereka iwawe bitabaye ibyo urahitamo mushiki wawe cyangwa njyewe. Umva sheri ndabyumva nawe ukomerekeje bihagije urumva ariko nanjye reka nkwereke ko wenda nkeneye kuguhoza amarira kuko ubu rukurize urumva. Reba amarira y'abagabo ashoka atemba ajya mu nda ariko njyewe ndemera akamanuka hano ku maso sibyo. Ejo nka saa 4 uzaze mu rugo ngende uze nyine nkwereke iwanjye. Ndishimye cyane ntabwo wabyumva. Burya bwose ni iwawe. Ni iwanjye ahubwo nuko
mba ndi kuremera nyine mushiki wanjye kugira ngo abanze nakurengere n'ibyo mufashe akoshoza ko utazi n'ibintu byiza ibaze ukuntu noneho iwawe nzi ko basi wenda uba n'iwanyu ahantu hari liberite hari umva nagenza tukisanzura tukenjoyinga ahubwo nzajya murazi weekend nta kibazo rwose tuzaba tubyumvikana sibyo nta kibazo kandi ndabona ko nawe wishimye kandi urumva buri ko uko wishimye umutima wanjye noneho amaraso utanga neza ubu ndumva mu mitsi arimo agenda po sheri urankanguye hakuze ko buriya usanga abagabo wenda dutekereza kimwe tuzi ko ibintu by'agaciro gusohokana umuntu ukamukemura ikibazo biba bihagije ariko tumaze kubona ko abashiri bacu bashimishwa no kuba twabaye agaciro ejo rwose saa 4 urumva wowe uzabe wahageze tunisanzure kandi yizera ko urumva tuzabifiringa urumva ku buryo bunoze mana sheri sinzi kabisa ndikumva ibyishimo bindenze gusa ntugire ikibazo njye nzaza mare basi n'iminsi nk'ine cyangwa 5 ino yose yose ahubwo mba numva bibaye byiza twagumana ubuziraherezo uzi ko nujujwe mba numva nta kuva impande uzi ikintu nanjye ngiye gukora kubera ko umpaye iminsi umushiki wanjye ndagira mu rugo mpita mwohereza nk'ahantu nko kwa nyirarume kwa mama wacu kugira ngo tuzanatuvangira kubera tuye twumva hoteli y'abantu babiri bagiye guhinduka abashije kugize ubwenge bagiye mu ishuri kabisa oya umuntu abagiye kongera umva ngo nkubwire yerekeza njye n'ijye kwicara yego baga tugende ngo yerekeze nta kibazo wow gwisheri agiye kugenda uyu munsi kandi akaba azamara iminsi 7 Bera nawe akaba azamara iminsi 4 ndumva shira azagaruka Bera nawe azaba yaragiye ndumva nongeye kubapfunyikira ndabafite neza kandi mbanze mba control Sheri ko mbona urimo gutekereza ibintu byinshi bimeze bite oya ntabyo rwose sabana n'abandi gutekereza ibintu byinshi bimeze ahubwo nyine urabona ngiye maze kwitegura mufite urugendo se oya ndagiye nyine kudahubuka kutari kwitegura vuba ngo herekeze ese mushaka kumperekeza cyane rwose use urumva igasheri rwose byonyine ntuzagaruka usanga umutima unanaba uziko uzaba umeze nk'ifuka yahiye iri hafi guhinduka yego ko mana yanjye reka nta kibazo uretse ko njye ndi bugende nko mu masaa 8 Shiringa uragenda saa 8 Shiringa mva mbaze nkubwire rwose gerageza ugende byibura nka saa 3 ubuse saa 8 zose urabukiri kugira reba namaze no kwambara ngo nguherekeze koko ubuse urabona byibura kerekeza cyamaze no kuba cyinshi mu ishati ko rwose Shiringa ngo nawe bitekerezo ntabwo uzi ko imodoka bazigiramo speed governor ubuse uragenda nijoro nako ni saa 8 usugera nijoro koko rwose gerageza rwose ubyibura saa 2 bamaze kwitegura saa 2 urabona ngewe narakubyukije kandi mvuga ngo siko mbona muhangayitse wagira ngo erega sheri humura hariya nubwo arwariye mu ntara nta nubwo bitwara amasaha 2 kugerayo erega sheri uhangayikiye uramukundana ko nyine urabibona nyine birakubabaza ubuse urabona nugerayo warushye rwose hangana ugende byibura nka saa 3 n'igice nako saa 2 n'igice siko muri kuvugisha aya saa 2 n'igice rwose ubugiye none se ubureye bugezeho ninjoro akagira nk'umuntu guhohotera rwose ngiye ntabwo ndi kubyumva neza erega mugabo nkunda humura wihangayika kuko imodoka neza ingeza kuri gate y'ibitaro nuko ngeza aho ngaho mpita ninjira mu bitaro humura rwose mu mutima nugume hamwe Yesu mwami we ubuse noneho ariko nigenje mana yanjye noneho birahindutse ahangaha nabyitwaramo gute mana nubwo guca inyuma umugore ari icyaha ariko rwose mbabarira bwa mbere nsigaje kubikora izindi nshuro 3 wenda nk'ubwa 4 rwose vugira mana yanjye we vugira wenda muri bera wenda wese nka saa 10 cyangwa saa 9
Yesu we kandi birarasaye umugore uko wamuvugiye mu mana akagera inyohereza marayika wawe ese marayika mu cyaha ako mana mfasha rwose n'ubundi ugifashe n'abajura ese sheri kwisuceje erega ejo narababwiye nyine ngo nzagenda kare ariko nasanze ngomba kugenda saa 8 nyine kuko nk'umuntu uzamarayo iminsi hari imyenda ngomba kujyana nzaba nambara sha ariko se nyine nta kundi tu ariko se okay telefone yanjye harya nako hari amayinite kwanza nta namayinite nshaka gukoresha nako telefone yanjye irimo umuriro kubanza ahubwo se uko ndayifite ubundi ko mwashyushye mu mutwe mufite ikihe kibazo si ikihe kibazo urabona hari ikibazo mfite nashaka guherekeza nari maze no kwambara nibwo si ubwo bari bamwe ngo bagenda mu masanga hafi saa 2 saa 8 n'igice ubu kumeze niyo byatumye mushyuha mu mutwe ku buryo muri no kuvugishwa muri kuvuga indi mangira muri guhanura oya nta kibazo yewe cyangwa kugenda kwanjye birakubangamiye mukuru wenda nasubika urugendo pe yewe ariko akubundi uri murambaza igikona umva uri kumpata amagambo siko wise wikanga sori nakoda nyine sori mukuru nari nyine nuko nari nibeshye sori Allo? Byiza sheri umeze ute? Shashe umva nanjye meze neza nta kibazo ubu ngubu nari ngeze ku marembo yo mu rugo nsohoka nyine nzi wawe. So hari se? Yego neza uzwe uyu munsi uzwe dufitanye gahunda yo kuza iwawe. Inde ngoraki? Ndakuhe sheri? Okay nyine ni kagakobwa nyine nakubwiye nyine ndira gashiki kanje niko kari kandiranje nuko nyine niwe nari yimvuze tu na nyine digida nako sorry nyine ndavugi Dani nako mereza telefone hano ubundi uri kuvugana nawe buretse gato ndaza kuvugisha mu kanya Allo? Allo? Zishiragize ikihe kibazo kandi numvaga yivugisha ibintu bya digidaleda ibindi ngo mushiki waramuderanje usabaye iki aho kuri kangenda ntacyo n'ubundi iminsi neza amarayo ni myinshi ibintu yarimo arabimbwira ariko ubundi we ninde muri kuvuga sheri ubundi nyine urabona ubundi urumva nyine ngaba n'iki iyo imvura igiye kugwa sibyo urabona nyine ubutaka n'ibimera byitegura kwakira nyine intuza ifunguro bigiye kurya siko se bimeze Ega winjijisha mbindikiranya ibyo ntago ari byo nkubajije tubizi ibyo nkubajije nyine sibyo ndi kukubwira nyine none tekereza imvura igiye kugwa nyine ukuntu ariko ibyo by'imvura ukubizana imvura n'uwo muri kuvugana bihuriye sibyo mukundwa erega nabibonye karuvugishwa nsobanurira gusa sheri nyine urabyumva waretse ko bigira intambara nyine urebye ni umuntu nyine navugishaga none se urumva naba ndi kuvugana n'impyisi ngewe ndiyite erega ibyo ntago ari byo nkubajije kwanza mpereza telefone nirebere kuko numvishijwe ni nk'irya karashika cyangwa n'izindi zose nyine ariko ubundi njye nta nubwo nzanabyumva urumva umaze kumbyimbana urumva ukuntu usigaye uvuga ngo karashika ubundi uranyaka telefone yanjye mu biki ubundi iyi telefone bisobanukira iyi telefone mobile ni telefone ngendanwa niyo umuntu umwe ubundi kwanza no mwabintu be ntabwo naguha telefone ntabwo nakwizera
ariko shiri ntawe rero namwe byari bibarakaje da ubu se rega nta nibirenze nta birenze rwose ariko ntimukajye murakara bigeze aho ngaho nyine shiri ihangane ntabwo bizongera ariko ntabwo bizoroha mva kandi ntibizoroha reka byoroha biki byoroshye se urabona ari potage uri gukora ikintu kirimo byuma ukaragurira ko bitoroha nyine ushaka gukomeza ibintu ahubwo wowe ufite satani kubaka birakunaniye utangiye hakiri kare ngewe se none uwo mpetse ngo ntabwo bizongera ngo ntibizoroha ariko rero ndi kuvuga nawe biki baba we mana mfasha ariko mana kurebera hose icyarimwe iwanjye wahateye umugongo koko cyangwa wahohereje Petero wawe undi uri ku muryango w'ijuru ariko wanasanga wanawohereje Yuda wawe ukunda amafaranga wagira ngo barayamurose mana wantabaye kuko ibibazo ndabivamo gute ariko se shiri ko mbona uhise utuje nyine rwose mbabarira wihangane ntiwongere rwose no kurakara telefone yawe yigumane rwose ariko amasaka akiri imiyagada rwose shiri ihangane nanjye nkubwiye nabi sibyo ahubwo ngo witegure tugende nyine nguherekeze ugende sibyo oya ahubwo ntabwo nkivuye hano uvugishije ukuri kuko ndabona ntazi pe Yesu na Kirisitu b'i Nazareti ubuse mana yanjye iki gihuha kuko kirandenga mana mfashe iki gihuha kindenga rwose kuko ikinyoma nabeshya abagore ntibahurira aha ngaho mu buraka ariko mana ntibigende uko mbishaka bikora uko bishaka basi ndabiguhare mbishyize mu maboko yawe Alo sheri ni sawa umva wari wagize ikihe kibazo ko nanagize ubwoba nta kibazo sheri ahubwo nyine uretse kuza gatoya sibyo hari umuntu nyine tuziranye ugize ikibazo cy'abaye warugize agisida agiye kumutabara urugize agisida hari umuntu nyine ugize agisida tuziranye agiye kujya kumutabara none se ko naringiye kugera hahandi kuri ya nzu wandangiye waretse nkaza nkaba ngiye mu rugo noneho nyine waza kuza ukahansanga sibyo ntabwo ndagusanga urimo uranyumva se neza nyine none se shiri basi wambabariye sibyo njye nyine nkaza kuza kugutora nkakuzana nyine hano mu rugo ariko nyine nahogotse urumva umuvandimwe agize ibyago kandi nanjye simpari nawe urabizi ko nubwo nakurangiye nyine ariko ntabwo wamenya ngo igipangu ni ikihe nyine wantegereza nkagira tu ariko se ntana yisi nijoro ibintu biri kumbaho ni umunsi w'umuvumo byagendeye gute kuko numva ibibazo byambanye byinshi ibibazo se bimeze ki byo numva nibyo mwagiye muri ku muntu kuko nimba umuntu yifite ibibazo urumva ndi kwipurengera akagemu ibyo akagemu karimo karashika ariko sheri uzi ko kuva twabana ariko ngiye nakumenya neza ubu nibwo ndi kujya nabona ishusho yawe nyayo ubundi wanyishagamo wiyambitse uruhu rw'intama kandi uri bashaka kuntuka kandi amajwi uri kumva n'ubundi ari kukumvirana ubwo uri kumva iki ubu se ndabatutse ubwo uri kumva iki nyine ibyo mwumvaga nta muntu wese muri ugira amagambo n'umunwa bizagira umunwa kugeza ryari wakijitse uri kumva by'ibintu umuntu nimba ikintu cyose akoze none se wagira umunwa ntugire amagambo shika aho ngaho uzi ko hari igihe umuntu avuka nakabyuka nabi
nimba no kugira ugasanga ibibazo byose ubu rukuntuka urashaka kugenda untutse wari warabembikiye ngo nta kibazo ntukuntu ukuze nta kibazo tu n'ubundi ntabwo ndi bugusubiza ururimi rwoshywa n'urundi kandi ugiye gutuma nigendera ariko ntabwo nabatutse ariko ubundi sheri ufite ikihe kibazo ubu kuba ngiye kugenda nibyo byabacanganyikishije ko sinavuga ko nta kibazo mfite aho kukimugomya kuki abagore b'iki gihe muhata abantu kweri ariko ntabwo uko yabura gutamika umwana ni wowe ugaburira urwara ikise ntabwo ari ukubahata ngende kuvuga ibyo mbona ibihese mwahindutse mufite parapara nibwo bwa mbere navuka mbonye umuntu w'umugabo ufite parapara zimeze gutya wabonye abagabo bangahe nabonye data nose papa ntiyandeze ubwo kumfata ukankomporanya na data buko ariko ni umugabo namwe muri abagabo sawa none nyine papa wamuhaye amanota umugabo barayamwimye ntacyo nyine yagumane nta kibazo okay none ngiye kanigende bwumva haya amanota papa wawe ngiye ko yanyima ntacyo reka gusiga reka nisohokere igipangu mugendera ariko wese umva ko sekunda sugire ariko mureke kwivuna aya ntacyo reka nigende none se ubwo mugiye bwagumye ahangaha ariko ukitoreza ntabwo byoroshye gendera rwose uyu mugore ndabona ibyo byakoma umva vayo tugende mbabarira kandi ntiduserere tugende mu rugo none uri kujya he dufitanye ibibazo ntitubikemuye ngo tubicoce ahubwo uri muranci kugenda ntabwo urenga aha ngaha bamaze nkubwira sibyo waretse basi nkagenda nkagira ahantu ngende nkagenda ngatuza uramfata se utuzi iki tugende tubiganire tubicoce utuze nanjye ntubuze urajya hehe se uracika ibibazo biri mu rugo ujya hehe vaho tugenda ngo tugende ntiduserere niwe uri kubitera tugende nese nge rwose abantu bose ntibari kubibona ko ukumfata babibone nyine byose ni wowe uri kubitera urabona tutari kwiteza abantu rero ntabwo nshaka guserera nawe injira tugende vayo tugenda ihute se ko mbonye umuntu ukinga yaba ari we se nkomange cyangwa wakibonye tugenda ibintu bicaye njyewe nimba nguhaye umwanya cyara ahangaha tubanza dukemura ibibazo dufitanye nimba umuntu aguhaye umwanya cyangwa se agavuga ati reka mfate akaruhuko mbanza nsetinge kirwenge ku gihe ni ngombwa ngo ugende ufate umuntu uziko yamundagahe buriya uziko abantu bose babibonye barabibonye nyine ariko byose ni mwebwe kose ngenda kubwira ati genda wowe ugenda ugiye kurwaza umuvandimwe turi kumvikana reba nk'ubu habaye saa 5 utari wagera nk'ubu agize ikibazo yajya kwita umugome kuvuga ntabwo wamurwajije kandi uzavuga ngo ninjye wabiteye umva mbese ariko si ubwo ni gute najya kurwaza umuntu w'ahandi nanjye ubwanjye mfite uwanjye mu rwaho ubwo narembye kurusha uwo nguwo ndurwaye ubu se mwebwe muri bazima mfashe rimwe ndabyumva rwose ni ikibazo ariko nyine njye meze neza wowe wagenda ukarwaza Karine nose umuntu yarakwandikira akubwira ati mbabarira untabare nta murwaza mfite nawe njye meze neza rwose urabona ntameze neza meze neza urumva genda ujye kurwaza rwose Karine umva wifore ntiwifore njye ntabwo nagenda ukimeze uku nguku ntabwo navanga rwose ntibishoboka ni wowe muntu w'agaciro mfite rero ntabwo wamva mu ntoki noneho nanarebera ntibishoboka ntabwo nava hano reka nkubwire pe njye ntabwo nava hano kuko izi mpagarara zose n'impamvu yabiteye ni uko ngiye kugenda nabyo birimo ndabizi ko ari njye wabiteye rero ndaguma ahangaha wongere utuze ushyire umutima hamwe ntabwo bishoboka ni ngombwa kubanza nkakwitaho kandi sheri nk'ubu ngubu ari wowe urwaye akantu kuza kukurwaza waba ugenda uvuga ngo ni umugome wagira ubushoboye kurwaza umuntu mugenzi kandi uranabeshya ubuho ubona usanga kwanza utari atarwaye aho gushaka kunshinga nakubonye nimba wumva bari ukagenda koko basi wenda ndagutegera moto ntutege tagisi ndagutegera moto wumva bari koko ariko se ubundi ufite ikihe kibazo oya nta kibazo ngiye mfite ariko kuki ibintu uri kubigira inama nambwiye ikibazo mufite yewe ntacyo kandi reka mbabwire umuntu uri kubahamagara ni uri kubateza ibibazo byose none se uwo muntu niba turi kumwe mushatse kuvuga ko ari njye uri kubatera ibibazo se kandi sheri ugira ibintu intambara ntabwo ujya woroshya ibintu
kanze akusubona indera reka kajya kureba ari indi aya icara ahangaha njya kumwirebera